Turabasuje mwese mukomeje gukurikira PNF Africa tubaye ikaze mwese mukomeje kudukurikira aho muri mu bice bitandukanye by'isi yose abari mu Rwanda ndavuga abari mu gihugu imbere ndetse kandi n'abatwumva bari mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika abadukurikiye bari hakurya y'amazi magari ndavuga bari muri Amerika ndetse no muri Canada mwese tubaye ikaze ntabwo twakubagirwa bari mu Burayi ndetse abari muri Aziya ndetse n'abari muri Oceania ibice byose by'isi tubaye ikaze. Ni ikiganiro tugiye kugirana na Sean Benoit nkuko mumaze kwimenyera mu kiganiro giheruka twagiranye na Sean Benoit twari turi kuganira ku bijyanye na phone ya Elon Musk. Ni phone ikomeje kuvuga byinshi twabaye nkaho dusubika ikiganiro bitewe n'icyo nakwita n'ibihe bitari byoroshye by'imvura bakavura kakari kugwa ngira ngo abadukurikira murabyibuka neza ko akavura kadukumye mu nkuko twabasha gusoza icyo kiganiro. Icyo gihe rero twe twabwiye ko tuzakomerezaho tuganira ku bya phone ya Elon Musk ariko tukaboneraho no gukomeza tuganira ku byitwa Quantum Finance, Stellar Network ndetse n'ibyitwa Global Alliance. Ibyo byose rero nibyo twe twabwiye ko tuzakomerezaho ariko mbere yo kudukomeza kuri izo ngingo zindi reka tubanze dusoreze cyangwa se dukomereze ikiganiro cyacu kuri phone ya Tesla cyangwa se icyo twakwita nk'iyi phone ya Elon Musk ariko izaba iri connected no kuri Starlink ni ya satellite ya Elon Musk. Bikaba rero ari technology kugenda ivugaho cyane igiye kuza muri uyu mwaka wa 2025 uyu mwaka mushya. Bwana Shoamu wiriwe neza? Wiriwe neza Placide. Turizera uri amahoro? Amahoro nta kibazo. Nkuko rero narimbi komojeho ushise twatandukanye dusa nkaho tutarangizanyije ku ngingo irebana n'icyo twita phone ya Elon Musk. Bimwe rero mu bitekerezo twagiye twakira by'abakunzi bacu harimo abifuza ko twakomerezaho by'umwihariko tugakomeza tukibaza kuri telefone. Harimo ibibazo bimwe na bimwe byakomeje kugenda byibazwa aho abantu bavuga bati se iyi telefone ya Elon Musk mu by'ukuri ko twavugaga ko ishobora kuzatangwa cyangwa se iyo technology irimo kubakwa kugira ngo ifashe abantu kuba bagira icyo twita financial freedom. Ese narone nongeye kubaza ikibazo n'ubushize nakubajije iyi telefone haravuga ngo $100 100 abandi ngo n'amafaranga make abandi ngo n'ubuntu abandi ngo izaza ikureho n'izi telefone zindi dukoresha wakongera ukayidusubiramo mu make yawe nda kugira ngo dukomeze. Kugeza ubu nta giciro kirashyirwa hanze nta kiro ni Musk arashyira hanze abakora prediction bavuga ibiciro bashaka ariko nta n'umwe uragera ku $100 ubundi make bavuga $1,999 ariko Elon Musk nta giciro arashyira hanze ubuye ku giti cye nka product. Gahunda rero bafite nuko bateganya kwishyira hanze cyangwa kwilonshinga muri uyu mwaka uri kurangira ariko ugendana na Pi Network. Ugendana na Pi Network ku cyo bita Open Mainnet cyangwa se nayo bwayitangiye gukora. Pi Network itarajya OM na telefone ushobora kujya hanze uko biri kumwe niho yubakiye kuri nibura ya telefone yakoreye Pi Network mu buryo bwo kurinda coin zacu. Urabona uyu munsi bagenda ibintu byo kwibwa abantu bakayoba amapayi bakayoba passwords zabo zituma basha kurinda wallet zabo ariko mu minsi mike nabyo biraza gukemuka kuko bakoze icyo bita wallet pro iri mu buryo bwo kwibwa bwo kurinda account yawe mu buryo buhagije ariko none Starlink satellite yubakanywe uburyo bwa encryption cyangwa se encrypted buri hejuru ku rwego rutandukanye n'ubwo blockchain zabaga zubakiye iyo yubakiye kuba yarinda ama blockchain yose ayiri connect kuri yo mu buryo bwo gukaza umutekano wayo ihujwe n'icyo bita SpaceX. Rero na telefone ya Pi ya muyundi yitwa Amolo Pi cyangwa se Model Pi Tesla Model Pi ngo yakorewe kuba yarinda kweri z'abantu cyane Pi Network mu buntu bazoyikoresha kubera ko ifitemo uburyo bwo kuba wafunga account yakoresheje DNA zawe ku bantu bakoze KYC muri Pi Network bakora icyitwa migration ndetse bagahita bakora n'icyitwa biometric system iri kuri
Quantum Financial System igufasha kuba wajya ufunga wallet yakoresheje bayo yawe cyangwa se BN yawe binyure kuri face cyangwa se kuri fingerprint. Ibyo byose rero iyo telefone ikoze gutya ni nayo mpamvu itegerejwe ko umunsi Pi izatangira nubwo bazayishyira hanze kugira ngo babe barinda amafaranga y'abantu bayizajya bayikoresha. Ku kijyanye no kuba yatangirwa ubuntu, ibyo ngibyo biri mu mushinga wa Nesara Gesara wa Donald Trump mu gutanga icyo bita financial freedom, mu guhindura system ya Quantum Financial System. Ntabwo ari system ifite ubushobozi bwo yakorana n'izi telefone dufite kubera ko zitari connected kuri satellite kandi zo zikaba ziri connected ku minara igiye itandukanye hirya no hino. Ikindi system yayo ikaba ikomeye cyane kuko niyo muri web gatatu nibasha kuba yaba hacked. Iyo ngiyo rero yanateguye ibikoresho bizafasha abantu cyangwa se devices zizafasha no kuba bakwaccessinga umutungo wabo binyuriye mu ikoranabuhanga rya KFS. Niho rero izo telefone navuze ko atari iriya yonyine, hari n'ibindi bigo bakoraniye barazubatse, ariko probably ni Pi Quantum cyangwa se computer quantum, ubwo ni K-phone cyangwa se K-computer zigomba kuba zifasha aho ngaho. Ibyo rero bigatuma n'ubundi abantu bazazihabwa for free, ariko binyuze muri ya gahunda ya Gesara kuko ifite uburyo yateguyemo ibintu bizakorwamo cyane cyane bishingiye ku byo gukuraho amadeni ibihugu bifitiwe cyangwa bifitiye bagiye bayabaha. Ibyo byose rero n'imisoro ikagabanuka kugeza hafi imisoro yose ikavaho hakajyaho icyo bita free taxes. Imisoro igera kuri 15% ikajya icacwa kuri product nshyashya ishobora kuba yakwinjira mu isoko, ibindi byose bikaba free. Ibi byose rero ni ukuri muri gahunda ya Gesara and Nesara. Niba sacinga iyo topic cyangwa se iyo title baragenda babona ibiyivugwaho byose no kwitegura. Yego bwana Shoamu ndumva akavura kongeye kubizana, kongeye kuturogoya, ariko uri kunyumva neza? Yeni gukumva ahantu ndi nazuba namvuri hari akazuba huko. Ubu ni ibyandi twita imihindagurikire ibihe, ariko turakomeza tuganire nta kibazo, kereka wenda ni wumva wenda tutari kumvikana nibwo ikiganiro twakongera kuba tugisubitse. Ariko wenda twihuse, uravuga uti iyi telefone ya Elon Musk yubatswe cyangwa se yakozwe igamijwe guhuzwa n'iyi Pi network. Ese ibi ngibi ubishingira kuki uvuga ko iyi telefone ari cyo kintu yubakiwe? Aho ntabwo wenda ahubwo ni Pi network wenda ishobora kuba ikora ibyayo, ndetse kandi n'iyi phone nayo ikazaza igakora ibyayo. Kuki ubihuza ne Pi network? Nabigeza kuvuga ko byose mvuga mba mfite source yabyo, n'abapiyoniya bose barayifite uko biri muri telefone za biri muri application ya Pi blockchain. Ufite application ya Pi network dukora mining tukaya na Pi browser irimo buri kimwe cyose. Rero ibyo byose byubakiyemo muri Pi browser yacu, harimo muri blockchain harimo buri kimwe cyose, aho Starlink satellite iri connected na Pi network, cyitwa SpaceX kiri connected na Pi network, cyitwa Stellar network, cyitwa IMF, Federal Reserve, World Bank n'ibindi bigo byinshi cyane, byose biri connected. Iyo winjiye muri buri chambre rero bitewe n'icyo ushaka byose bisangamo, ukabona uko bihujwe. Ikindi kandi ino telefone yo n'umwihariko, nicyo kintu bayikoreye ko undi yitwa Model Pi, rero ku izina ryayo ryamye ryitwa Tesla Model Pi. Model Pi rero bayitiriye Pi network kuko nicyo kintu bayikoreye. None ni muraza kubona ko iri connected na Tesla na Starlink satellite, buri kimwe cyose ukwacyo muri folder yacyo. Byose birimo rero, ahubwo nuko wenda hari abadukurikira batazi Pi network, batanayimayininga, batazi ibyo ari byo. Abo ngabo ntabwo bumva ni ibintu bishya kuri bo, ariko bazanga bari muri Pi network ari abapiyoniya bari muri community ku isi yose, bafite uburyo tugenda duhanahana amakuru mu magurupe, ndetse n'ubundi buryo bwose ushobora kubonamo amakuru. N'ibindi binyamakuru byose byandika amakuru byose bigenda bigarukaho ko aricyo yakorewe. Rero ryo muri Pi browser umupiyoniya wese uzi kwinjiramo agashaka ayo makuru ku giti cye akayibonera, byose bibonamo ko Starlink satellite iri connected na Pi network, ndetse na Tesla Model Pi ikaba iri connected n'ibindi byose bigiye bitandukanye, cyane cyane uruganda rwose serivisi rutanga rwa Tesla n'izindi zitari telefone gusa, byose bikaba biri muri Pi blockchain, bakaba barabihuje nayo. Yego
Shoam wenda ari ndumva amajwi atameze neza, ihangane nongere mbanze nestinge ruve ko bivuga neza, hanyuma mbona nakongera guhamagara ko akavura ndumva gakomeje hano kuba kenshi. nta kibazo murambwira. Reka mbanze numva iby'amajwi uko bimeze ndakubwira. Yes. Twari tugiye rero mu karuhuko, niba nabyita akaruhuko, twari dufashe agapoze bitewe n'ibihe by'imvura, niyo mpamvu tugarutse. Ngira ngo Shoam twari tugeze ku ngingo irebana nuko batubwiraga ibijyanye n'iyi telefone ya Elon Musk ndetse n'ibyo abantu bashobora kwitega mu bugiye guhindura isi muri rusange. Ariko kugira ngo wenda tunabigendemo neza, kuko urumva ni ikiganiro cya kabiri, cya mbere twe twaganiriye ariko hari abantu benshi bakomeje kugenda bibaza ibibazo by'amatsiko, niyo mpamvu ngira ngo tugende tugira ngo tubasubize, tubamara amatsiko. Wenda nihuse nkahera ku witwa John Peter muri komanteri yarimo kwibaza ati se ubundi distribution y'izi phone cyangwa se uburyo izi phone zagenda zitangwa mu baturage izakora bite? Ni ikibazo cy'amatsiko amaze kumva nyine ikiganiro cya mbere twagiranye, nanjye nahise numva gifite ishingiro ikibazo cya John Peter. Izi distribution z'izi phone za Elon Musk zizatangwa zite, zizagera ku baturage gute? Ibijyanye na gahunda ya distribution ntabwo bigeze bavuga uburyo bazayikoramo, ariko nk'urugero nk'ibitanda bigomba kujya mu bitaro byo byatangiye kuba distributed, bagenda babyohereza kuri buri guverinoma. Rero n'amatelefone yesi na phone gusa na computer byose bafite ukuntu bazakorana na buri guverinoma bakaba babibagezaho. Ntabwo bavuze ngo bazanyura muri inzira ngo bavuge detaye yazo, ariko uko biri kose nyine nk'uko n'ibitanda bari kubitanga byose hirya no hino kuva mu kwa 11 n'ibingibi nabyo bazaza bafite uburyo bazabinyuzamo. Ntabwo rero kuba bazohereza byananirana, kuko ngira ngo navuga ko buri gihugu cyose kirimo ino system bamaze kugishyiramo binyure kuri counter financial system, bafite ukuntu bakorana nabo rero ku buryo batazanango kuzibohereza. Ntabwo Elon Musk azimanukira ngo aze kuri buri gihugu azanye telefone, bafite ukuntu bazazohereza distribution bikaba yakorwa mu gihe bari kugenda bategura n'ibindi byose. Gusa nta details bategura bazayinyuzamo ngo bazarinyuza hana, ariko ziri hafi gutangira gutangwa. Iyo distribution nagombaga kuba yatangira muri uku kwezi, ariko ntiratangira, ndacyategereje n'abandi barategereje amakuru yabyo ko bagenda babitangaza. Buri wese tuzabimenya. Wenda ukiri kuri icyo uvuze ko wenda byari biteganyijwe muri uku kwezi, ese hari igihe wenda ntarengwa cyari cyatangajwe ko zishobora kuba zatangira kugera mu bantu, wenda waruvuze muri uku kwezi kwa 12 kuri uyu mwaka turimo 2024, ese hari igihe ntarengwa wenda bari batangaje ko zishobora kuba zaje ku isoko? Ubu ni cyitwa counter financial system. Iyo batangaje ko ubu umunsi tuvugana iri live bamaze kuyitegura yose, ariko ntabwo iraba activated niba yatangira gukoreshwa n'amabanki ku isi yose. Gusa batangaje ko ibintu byayo byose bari kuyubakaho ko bipanze byose bazabirangiza mu kwa 3 2025. Habarimo rero niyo distribution yose igomba kuzaba yaramaze gukorwa. Iyo niyo deadline rero ihari kujyanye na TFS kuba yatangiye kuba yakoreshwa, kandi gukoreshwa bivuze ko na telefone zayo na mashini n'ibitanda byose bizabyagezaho bigomba kuba biri. Rero mu kwa 10 ntabwo ari bwari kuba irangiye gutangwa, ahubwo nibwo no mwaka byagomba kuba byatangira gutangwa mbere yo kurangira distribution igatangira cyangwa se gatangira mu kwakira. Ariko counter financial system izajya live and activated mu kwa 3 ku mwaka utaha. Hari undi wenda tukiri kugisa nkacyo, hari undi mukunzi wacu, ubundi akenshi na kenshi namaze kubona ko abakunzi bacu baba basanzwe banakurikirana n'ibindi biganiro bikunze guca ku yandi macano, ariko bifitanye isano n'ibitabo tuganira na crypto ndetse na digital currency muri rusange. Hari uwitwa Niyigena Francisco yahoze yibaza ati se izi mpinduka zizaza ziture ku baturage gutyo nta ruhare rw'amareta y'ibihugu cyangwa se rwa za guverinoma z'ibihugu zitandukanye? Kuko urumva ni system ya Elon Musk, ni telefone idasanzwe, bivuga ko nyine Elon Musk ugiye kuyizana. Uyu muntu rero witwa Niyigena Francisco
we yaribazaga ati se izi mpinduka zose zizaza ziture ku baturage za guverinoma z'ibihugu zitandukanye ntacyo zibiziho zitarabashije no kubanza nazo kubishyira mu bikorwa. ntunganiyeho gato, telefone ya Elon Musk ariko sisiteme si ya Elon Musk, sisiteme ni y'isi yose. Quantum Financial System iri connect kuri Starlink satellite, ibikoresho bizajyana nabyo byose bizaturuka muri SpaceX, muri Tesla, ariko mu mushinga witwa Free Energy. Free Energy no mushinga uri muri system yose ya Tesla and Messara. Free Energy rero ntabwo ari kuvuga ngo ni system ya Elon Musk, ahubwo nuko iyo projet ya Free Energy ariyo iri guprovidinga ibyo byose turimo turavuga bijyanye cyane cyane n'amadevice agomba kuba yakoherezwa. Rero ntabwo ari uvuga ngo Elon Musk ngo agiye kuba yakijyanye no kuba guverinoma ntacyo zabivuze cyangwa se wenda zituje, ngira ngo urabizi neza ni nabyo biganiro bihoramo. Nta gihugu na kimwe ni cyaba gihari birakeruke cyane kitari gutegura icyo bita CBDC, Central Bank and Digital Currency. Iyi gahunda yatangijwe ntabwo u Rwanda rwabutse ruvuga ngo rugengo kubikurikirana gutyo gusa, atari umurongo w'isi yose muri rusange. Pi network ni ifaranga rigomba gukoreshwa mu bucuruzi, ariko ntabwo ari ifaranga isi yose igomba kuba yitegetswe kuba yakoresha. Ariko ikintu cyitwa Central Bank cyangwa se system y'isi yose gishingiye kuri SWIFT system, ibyo byose system yose y'amabanki irabizi, bose barabizi, barayabwiye. Yaje na ko uranabizi ko ubushize nyine ko Fini yerutse kwa upgrading iOS ya SWIFT system yayo. Ubwo bayishyize kuri 22.0.0.2022. Iyo ngiyo nayo iri connect muri SWIFT system ya browser yitwa iOS 2022 ya SWIFT system. Ibi byose ni uvuga ngo ni ibintu buri guverinoma yose irimo biraba cyane cyane ngo biri kubera inyuma y'amarido. Buri guverinoma yose rero uno mwaka tugiye kwinjiramo bo bahawe imyaka byibuze iri hagati y'itatu n'itanu kuba bamaze kubigeza mu baturage, bamaze no byaba binashoboka bakaba bamaze kumaramo icyitwa fiat money, inote n'ibiceri babisimbuje CBDC yabo. Rero ntabwo ari ikintu guverinoma ashobora kuza guhita bataho ngo babwire ngo bimeze bitya, ahubwo yubaka systeme ikagenda yigisha abaturage, bakagenda bareba imbogamizi zirimo zose bakabafasha kuzageza muri cya gihe bihaye cy'imyaka 5 cyangwa ingahe yo kuba bamaze kubirangiza gukuramo amafaranga, kuko ntabwo mu myaka 2 cyangwa 3 iri imbere nayo ni myinshi hazaba hakiri ikintu cyo comprinting inote n'ibiceri. Icyo cyo rwose mu myaka 5 ntacyo mbona. Buri guverinoma igomba kurangiza kubaka CBDC, n'abataratangira kuyubaka bagomba kuba hari umurongo bayibarimo bakiri kubikurikirana ko bafite aho babigejeje. Ariko buri igihugu kirangiza kubaka CBDC kiba kijya mu matora kivaje kubigisha. Icyo gihe numva ko icyo gihe bazagenda babereka systeme inshya turi kwinjiramo kuruta uko bababwira ngo ibintu bigiye guhinduka uyu munsi. Urugero ino SWIFT system isanzwe iriho yabaye yahinduwe, yahoze yajeho muri 1980 isimbuye indi yitwa RFT. Iyo nayo bamaze kuyisimbura SWIFT system through Standard Organization for Standardization, maze kugaragaza ko ifite uburyo igiye kumaraga amafaranga mu buryo bwa nyabwo kandi bugezweho. Naho byo habaye igihe ibihugu icyo gihe byageraga kuri 15 biri mu mabanki agera kuri 208 nibyo byemeje ko system imeze neza. Ibyo bindi bonda kubwira uyu munsi tuvugana muri Pi browser byose birimo aho bamaze kwemera imishinga myinshi cyane irenga ibihumbi n'amabanki arenga 100 ngaya yose ku isi yose, yenda kuva banki bavuga Central Bank yose amaze kwemeza ko XLB Ledger ari system bashobora kuba bakoresha iruta iyo bari basanzwe bakoresha cyangwa se ivuguruye. Ibi byose ntabwo leta yijangurira abaturage mu gitsina, ahubwo iyo ikijyamo yarangiza ikaza kubatoza ukuntu gikoreshwa.
yego ibijyanye n'amatelefone yo ntabwo umucuruzi nkazaza bavugane na guverinoma ngo mungure ino telefone ni umushinga nakubwiye witwa Energy wo ugomba kuba uzi ukuntu ukorana na guverinoma kandi nabwo ko hari n'icyitwa BIS iri supervising central bank zo ku isi yose. Icyo cyiciro cya Buhinde cyafasha amakuru ya buri banki kikayashyira mu cyo bita Canton Financial System binyuriye muri muri Federal Reserve. Ibyo byose rero ntabwo uzabona guverinoma ngo yicare ngo abaturage rwose ngo ibintu bityo ngo byahenda, ahubwo bo bakora systeme bakabereka ukuntu ikoreshwa bakabafasha kuyumva neza no kwimenya. N'ubwo izo banki zose ziri aho ngaho zifite inshingano zo kuzigisha abakiriya bazo ukuntu ibintu bigomba gukoreshwa, ukuntu bagomba kwakisesinga amabanki yabo n'amafaranga yabo asanzwe ari muri systeme zabo, bakabereka uburyo bagomba kuyageraho. Buri muntu agiye kwibera icyo bita awuna banki, atari kuvuga ngo ni banki imubikiye amafaranga isaha n'isaha yose, igihe cyose aho yashaka yayakoresha binyuriye mu cyitwa Fed Now. Icyitwa Fed Reserve cyitwa Fed Now kigomba kuba cyaha access buri muntu wese ku mutungo we mu cyo bita financial freedom, ariko umurikinga na banki yakoranaga nayo, ariko bamugeze bakamwereka ibye uko bimeze, bakamwereka n'ukuntu agomba kubikoresha. Rero ko aricyo gihe tugiye kwinjiramo mu minsi iri imbere, bazaza kwigisha systeme nshyashya niba bamaze kuyigeza kugira babona ko bagomba kwereka abantu ukuntu bagomba kuyikoresha, kugira ngo barabizi ko mu minsi iri imbere tuzatangira kubona uburyo CBDC ikoreshwa kandi bemeje kuyubaka, kuko bashobora no kuyemeza cyangwa bavuga ngo turabona igihe kitaragera. Imyanzuro bazafata n'igihe bazayigisha abaturage. Yego, uravuga uti ntabwo mu myaka 5 iri imbere uzabona inote z'ibiceri, urabona ko inote z'ibiceri zitazaba zigihari niba numvishe neza, ariko nanone nuriraho nka kubaza nti ese ko izo note z'ibiceri zigiye kuvaho, ubu amabanki asanzwe yazagumaho, amabanki y'ubucuruzi wenda ayatwita commercial banks zo zizagumaho, cyane cyane ko muri serivisi zitanga harimo no kuba batanga amafaranga y'inote n'ibiceri, izi twita fiat money. Muri gahunda ya KFS Quantum Financial System ku mipanzi navuze ko harimo icyo mvuze cyitwa Fed Now. Fed Now igiye guhinduka Fed Now irava ku cyo bita Federal Reserve, ni Central Bank ya Amerika, ariko nanone niyo imanaginga uburyo amafaranga bayakoramo printing bayoza kugira ngo bayaprinting ifatanyije na World Bank ndetse na IMF. Ibyo bigo byose ukuntu babiteguye, ikintu kizamera nkaho kitariho n'ikintu cyitwa Central Bank. Buri banki ya buri gihugu ishingiye kuri guverinoma, aho ugaragaho banki ishingiye kuri Fed Now yo ku isi yose, itanga report muri Fed Now amafaranga yatoye kugira ngo habeho cya kintu icyo ko umuntu abasha kubonera uburenganzira ku mutungo we. Aya mafaranga ubona tuvuga Pi Network, XRP ari backed by gold, ara ntabwo abakiri currency, aba yamaze kuba asset, aba ari umutungo wimukanwa cyangwa umutungo uri ku kandi gace. Umuntu ufite zahabu ntabwo avuga ko afite amafaranga, avuga ko afite umutungo. Rero izo asset zose ziba zivunjwamo, ntabwo zivunjwa mu mafaranga y'inoti n'ibiceri, ahubwo ziva mu mafaranga agereranywa na gold na silver n'izindi metal zose izo arizo zose. Noneho izino Central Bank ziri ari banki ziri kubahuza n'icyitwa Fed Now, ariko itari kumanaginga amafaranga umuntu umuntu agiye kubera banki ku giti cye binyuze kuri Stellar Networks ndetse na XRP Ledger. Ibyo byose rero izino commercial bank zisanzwe zihari zo zizahabwa abasystem iri kuri Swift system nshya Central Bank zaba yafashe bayikorereho, batari gukoresha ibintu byo kuvuga ngo inote y'ibiceri, kuko ntabwo imyaka 5 mvuze ngo bizabirangira, ubwo buri gihugu gifite inshingano y'uko kigomba kuba kimaze kugira bivuze ku mubare ufatikaho ugabanya inoti n'ibiceri mu baturage, ahubwo bagatanya gukoresha CBDC yabo. Izo Central Bank rero zaba zaha access izo commercial bank, kuko ntekereza ko buri commercial bank nubwo iri muri kino gihugu itanga raporo muri Central Bank yabifitanye ukuntu bikorana, nubwo yaba yaraturutse hanze. Rero ibyo ngibyo bizatuma bagendera muri systeme nshya igezweho. Izo Central Bank n'izo commercial bank amafaranga inoti n'ibiceri zikoreshwa bayaprinted by government, arizo zakiri imibare ijyanye n'ubukungu bwayo, buri banki ikora ababwiye bakajya kuyakoresha. Naho ntabwo bazanye ko buri bazayakoresha blockchain CBDC, buri bigo biri gucentralize muri buri banki yose, ndetse n'izo commercial zabo ari izisanzwe ari zo mu gihe cyangwa zaturuka hanze baje kuba byakorana. Ariko wenda ikizahinduka cyo
ni ku bijyanye n'umutekano, amafaranga bayarindagamo, abakozi, bishobora kugenda bihinduka, ariko banki zo zifite kuzagenda zikorana, cyane cyane central bank yabaye Fed now, amakamasho banki nayo ashobora kuzagenda agabanuka uko byagenda kose. Yego. Wenda izo akenshi izo nisije wenda tuzagenda turambura mu buryo bwihariye no kwenda turi gukomoza ku bibazo by'abadukurikira bagiye bibaza muri commentaire mu kiganiro cyacu giheruka, ariko by'umwihariko nk'iyo mikorere ya banke, reka abantu badukurikiye tubizeze ko tuzagira umwanya wo kubiganiraho, ndetse n'izo systeme zose ziri kugenda ziza byose tuzagenda tubiganiraho. Ariko wenda twihuse, hari undi muntu w'umukunzi wacu witwa Mento, tukiri tugarutse kuri izi telefone za Elon Musk zakomeje kugera nyine zibazwaho byinshi. Uyu muntu witwa Mento yaragize ati ese izi phone zindi zizavaho, akongera akibaza ati se mu by'ukuri ntabwo uzongera gukoreshwa, ndavuga izi phone zindi zikoresha Android cyangwa se izi za iPhone, aribaza ati izi zizavaho, ese iyi ubwo ndahita ngihuza n'icyundi mugabo cyangwa se niba ari umukobwa simbizi, witwa Alliance Tumukunde, nawe yabajije ikibazo cyenda gusa n'icyo witwa Mento, avuga ati se ubundi iyi telefone ya Elon Musk niramukije izindi telefone zo ntabwo zongera gukoresha financial services wenda nkuko habaho guhererekanya amafaranga wishyura, akibaza ati se ubundi abantu bazajya bakoresha iyi telefone ya Elon Musk badownloadinga cyangwa ubwo izaza ifitiye systeme yayo, ku buryo undi muntu akeneye wenda nk'iyo Pi network cyangwa se akeneye n'ubundi buryo bwo kwishyura amafaranga. Yibazaga niba iyo telefone ya Elon Musk izaza yifitemo uburyo bwa financial service bwihariye, cyangwa se niba ahubwo izaba yubakiye kuri izi systeme zindi dusanzwe tuzi za Android. Ubwo ndagihuza n'icya Mento avuga ati izi telefone zindi dusanzwe dukoresha zo bizagenda biti, zizavaho burundu ntabwo zongera kuzikoresha muri service za finance. Telefone ya Elon Musk ifite kuva kuri 2G kuzamuka kugera kuri 6G G+ kandi tugeze mu cyo bita izo generation z'amatelefone zitandukanye. Iyo generation tuvuga 4G 3G 5G itandukanye n'icyitwa Web 3, nayo indi generation ariko ntabwo ni ibintu bitandukanye. Iyo telefone rero yubakiye kuri Quantum Financial System providing a Web 3. Izo telefone zose muri kuvuga zose mugende mureba meze zifite 6G. Ubwo reka nkuko tuvuga 4G 5 na 6. Mugende muzirero meze zifite 5 ntabwo uri bupfa kuzibona, ziracyari muri Korea no muri China, ndategeka ko muri Afrika zitaranagera. Niba zinaharwo ntabwo ndayibona. Icyo ngicyo ni icyambere. Hari ikintu tugiye kwinjiramo cyitwa 10 days of darkness, cyangwa se iminsi 10 ntabwo kwita ko ari umwijima yo gukora migration tuva muri Web 2 tujya muri Web 3. Iyo 10 days of darkness izaba irimo gukansoringa icyo bita satellite ya Mossad iri connected kuri zino devices zose dufite uyu munsi. Tugiye kujya kuri satellite iri free energy iri Starlink satellite ya Elon Musk ikoreshwa kuri Quantum Financial System. Izo satellite zirimo turavuga Mossad satellite nta bushobozi ifite bwo kuba yakwakira cyangwa se yahuzwa na Quantum Financial System. Ino Quantum Financial System yubakiye kuri computer programming ndetse na encryption data za buri muntu, ikaba iri ku rwego rwo hejuru. Iyo iba activated bari kugira ikintu bafungura, izo zose n'umuravuga izo satellite n'amakebo yazo biracika, bakagira ngo babahakinze, bakajya kureba ibibazo birimo biraba byose bakagerageza gusana, ariko kebo zigacika kubera imbaraga ifite. Ntabwo bazafungura Quantum Financial System iyo Mossad satellite ibashe accessinga network iyo ari yose. Buri munara wose ahantu ushinzwe ntabwo uzabasha kwakira access iyo ari yose. Izo devices muravuga rero uyu munsi mo turavugana izi ngizi zizazima. Sina devices za telefone zonyine gusa, computer zizazima na televiziyo zizazima. Buri kintu cyose kiri hano cyose kitari Quantum Financial System, kitari quantum kizabasha accessinga network. Ikintu bagerageje
gukemura ni ikibazo cya Bitcoin na Ethereum kubera amafaranga menshi abaturage arimo, ariko andi mafaranga yose system bank zikora yose barayimuye bayitereka kuri quantum financial system kugira ngo bakure akajagari mu bantu bamanipulatinga ubukungu bw'isi bitwaje intambara n'ibyorezo aribo navuzeho aribo bari nyuma y'Amerika bitwa deep state n'indi miryango bafatanya iri hejuru cyane. Abo ngabo nibo bashaka kuba ababambura ububasha bafite bwo kugurisha ifaranga uko bishakiye bakarizamura kubera inyungu zabo. Harimo BlackRock, harimo abaroni presidents, harimo deep state yose muri rusange cyangwa se abo mujya mwita aba Illuminati n'abamasoni n'aba elite one. Abo bantu bose bari bafite access kuri Mosaic satellite ibaha amakuru, social media yose ni connected kuri system ibaha amakuru abantu bakagurisha icyo bishakiye bakayagurisha bagacuruza abakobwa n'abakobwa bagacuruza ibice byabo by'imibiri y'abantu bagacuruza intwaro bakanyereza imitungo na za ruswa. Ibyo byose binyura muri system ya iOS isanzwe ihari ntibashe kuba yabikurikirana kuko umuntu ashobora kuba acuruza intwaro akavuga ko amafaranga yavuye muri hoteli ye afite ibyo ngibyo akabyandika mu mibare ariko ntibibashe kuba byagaragara kandi mukabona ko ari byo. Ariko mu cyo bita Excel na Starlink satellite ifatanyije na Stellar network iyo transparency ntabwo ishobora kuba yabuzwa kubera ko byose basha kuba byagaragara. Nicyo kintu barimo barakora. Iyi system rero zindi zo maravuga zizabasha kwaka n'umunsi n'umwe, ahubwo niyo mpamvu bagiye gutangira izo device kubera ko icyo ntabwo ari ikibazo gitejwe n'abaturage ahubwo nibo bahinduye system. Bagomba no kubafasha uburyo baccessinga system cyagiye kuzaho mu gihe yisanzwe hari itabasha kuba yakwaccessinga icyashyi igiye kuba yaza. Niyo mpamvu izo telefone ziri mu cyo bita bashyizeho umushinga twa free energy kugira ngo izo products zose zifite energy zizabatuma baccessinga ibyo bintu bazabashe kubibona mu buryo buboroheye. Ngo nagarutse ku cyo uvuga mu buryo amafaranga ahantu yagiye aturuka ikiva mu madeni ibihugu byagiye bijyamo bazagenda bagakuramo amafaranga bakayakora. Mu by'ukuri ntabwo izo device zizakwira isi yose, ntabwo zakorewe ku mpuhwe z'umuntu wavuga ngo nyina bitangiye bakakora telefone, ahubwo navuze ko ari amafaranga ari mu cyo bita imisara buri muri isi azahabwa. Ayo mafaranga azahabwa n'azaba amafaranga amukorera ibikoresho mu nganda zose birabicyo kimugereho kitamuhenga atabuze ukuntu ibaze nk'ubwo ufite amafaranga muri banki uvuga ngo biragusaba ko ushaka ino telefone kandi telefone ikazahagaze nk'ibintu by'idolari kugira ngo ubashe kwaccessinga banki yawe cyangwa iki. Ibyo bintu murumva bishoboka? Bagomba uburyo waccessinga amafaranga yawe bikoroheye nta kindi kibazo kuko nibo bakwimuye ntabwo ariho wiyimwe cyangwa se ntabwo ari ikindi kibazo bagize cyo kubura access kuri konti yawe. Ikindi rero baragerageza guca mu cyo bita financial freedom, ni ikintu cyo kuvuga ngo nk'urugero ushobora no gukora nk'icyaha bagahita bafata umutungo wawe wose kandi wari umuntu ufite abantu benshi cyane ubeshejeho kubera ko wabahaye akazi, ariko mu kugufatira business zose barazifunze n'abantu bose babuze akazi kandi icyaha ni gatozi abantu ntabwo kibareba buryo kugikora nyuma muri kuri. Icyo bakenera niba umuntu akoze icyaha bamufatire wenyine uhe, niba hari amande bamuca bayamuce yishyura icyaha abazwa kibazwe nyine ariko business n'amafaranga yakomeza afashe we ndetse n'umuryango we, ariko atari kuvuga ngo ni kimwe amafaranga bari kuyakura mu cyo bita central bank bakira muri central bank itafite access 100% aho bikabasha kubagenda ukuntu yakoresha bikabasha no kuyakoresha mu murongo muzima uri transparent nta makosa namwe abaho kandi hatanabamo icyo bita inflation ngo amafaranga bayagusha. Icyo kintu bigomba ko biri gucunganwa bijyanye n'imisoro byose bakabikurikirana, ariko imisoro nayo igiye itandukanye kuko imisoro myinshi cyane y'ibyo ngibyo umuntu akina mu buzima bwa buri munsi yose zavaho, ahubwo hashyirwaho project nshyashya ishobora kwinjira mu bucuruzi bushya, ikintu gishya kizaba kiri gucagingwa hagati ya 15 kugera na 18% bitewe n'icyo ari cyo, naho ibindi byose energy ni taxes bagabanye ndetse hanagiye icyo bita low cost kuri transaction yose nyiraba nyire kuri satellite Stellar expert ndetse
na excel piranger kuri low cost kandi ku muvuduko kuri hejuru. Ibyo ngibyo rero izo device muri muravuga n'ubundi bisikiye muzasanga na access muzaba kandi ikitwa Temples of Darkness ntabwo kizatinda kirafite ko tumaze iminsi cyane igitegereje ariko ntabwo gishobora kuba activated Donald Trump ataragera kuri ntebe neza kuko nifite ubushobozi bwo kuba yakwa-activatinga iyo system ye bagatangira gutanga muri ushobora kuba ikintu kiba kirimo hazaba harimo icya kibazo mwarimu muri kubaza gute ngo ni gute ibintu byose bigiye kuza bikitura ku bantu bateguye video zigera kuri 3 buri minsi amasaha 8 batanye kwa 28 nicyo kintu cyo muri televiziyo zibasha kukwereka ibindi byose bidakora. Izi telefone mufite muzajya mugenda musangemo harimo emergency call gusa yindi barashobora kuba hamagara 911 ku kibazo cyose wagize ariko ibindi byose udafite access. Izi social media zose dufite uyu munsi dukoresha zo zaba zitabasha gukora buri wese azabasha kwa-accessinga umuryango we n'abashuti be binyure kuri Telegram niho hantu niyo social media zaba zibasha kuba yakora mu gihe turi muri Days of Darkness mu gihe barimo kudusobanurira. Izo video zirimo kubereka impamvu yose bateguye uwo mushinga ibyo barwanyaga ibyo bakemuraga n'ibintu abaturage bagomba kuba bagenderaho. Icyo kintu rero ndimo ndavuga muri kano kanya ni ikintu nyuma yacyo kizabaho bagatangira iyo system ariko nyuma muri 2030 bazatangira implementing icyitwa new world order. Abasoma bagende bafashe ibirimo ntabwo ari byo nakatiye kuvugaho ariko ubundi niho bintu biragana byose tugera ku ifaranga rimwe ku itorero rimwe no kuki no ku isi imwe y'umeze n'ibindi byose kabiri bihuriza hamwe twese tukabumva ku isi yose niho hantu birimo biragana rero ahandi ntabwo ntabwo bijyamo tubisobanura aka kanya.